Kuva ibice 15 umurongo wa 22 hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Imana ikiza amazi y'Imara kurura. Mose agendesha Abisirayeli bakomeza urugendo bava ku nyanja itukura bajya mu butayu bw'Ishuri, bagenda iminsi 3 mu butayu babura amazi. Bageze Imara ntibabasha kunywa amazi y'Imara kuko yaruraga, nicyo cyatumye hitwa Mara. Abantu bitotombera Mose bati turanywa iki? Atakira Uwiteka amwereka igiti akijugunya muri ayo mazi, amazi ahinduka meza. Arababwira ati nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yagutegetse byose, nta ndwara nzaguteza mu zo nateje Abanyegiputa, kuko ari jye Uwiteka ugukiza indwara. Nuko bagera muri Elimu, hari amasoko 12 n'imikindo 70, babamba amahema kuri ayo mazi. Ndagusabira umugisha wewe wumvise iri jambo ry'Imana. Abisirayeli bakoze urugendo rurerure cyane rwo kuva mu butayu mu maboko ya Farawo. Nuko mu rugendo bakoze hari aho bageze bagira inyota nyinshi cyane, babura amazi yo kunywa. Ariko kuko bari bagendanye n'Imana, batangiye kwitotombera Mose nawe aragenda abwira Imana ati abantu wampaye ko bagiye kwicwa n'inyota bakaba bazize umwuma kubera urugendo rurerure bagenze rw'iminsi 3, ndabagira nti ko aba bantu batarimo bumva. Nuko Imana ngo ihishurira Mose igiti, iramubwira iti genda iki giti ukijugunye muri ayo mazi. Amazi areka kurura, Abisirayeli babona amazi yo kunywa. Mwene data, icyo Imana idushakaho nta kindi ni ukuyigirira icyizere, tukayumvira, tukayikorera nk'uko bikwiriye. Aba Bisirayeli bari bagize akantu gato ko kugwa mu mitima yabo, bananirwa kwizera kubw'ibintu bagendaga bahura nabyo. Kandi ibingibi nibyo natwe bitubaho mu rugendo. Imana idukiza ibintu bikomeye, ariko twagera imbere gato tukibagirwa. Bari bamaze kwibagirwa imirimo n'ibitangaza Imana ikoreye imbere ya Farawo kugira ngo ibakure mu maboko ya Farawo. Bari bamaze kwibagirwa umuniho w'uburetwa bari barimo. Ntago bibutse rwa rusaku rwabo, ya marira yabo, wa mubabaro wabo. Baratatse kugeza igihe Imana yumvise kuniha kwabo, iboherereza Mose kugira ngo ajye kubakura mu maboko ya Farawo. Ariko ibyo byabaye iby'akanya gato cyane, bahita babyibagirwa. Buriya hari ukuntu umuntu agira ikimwirukansa, ugahita wirukanka ugashirima, ugahita uruhuka ukumva ushize impumu, ukagira ngo nta kindi kizaza. Ibi biratwereka yuko mu rugendo tugenda buri munsi Imana idukiza kimwe, ariko imbere hari ikindi. Icyo dusabwa ni ikihe rero? Ni ugukomeza kugirira Imana icyizere, tugakomeza kwizera ko Imana igendana natwe, idashobora gutuma yuko, idashobora kwemera ko twazira umwuma turi muri uru rugendo, kuko byose Imana irabizi. Ku murongo wa 26 Mose yarababwiye ati nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza mu zo nateje Abanyegiputa, kuko ari jye Uwiteka ugukiza indwara. Imana yacu ishimwe cyane. Mwene data, ndagusabira umugisha mwinshi cyane, kandi ndagusabira imbaraga zo kwizera. Imana ikongerera imbaraga zo kwizera, Imana ikongerera imbaraga zo gukomera. Nubona hari aho ugeze, hari intambwe uteye, ukabona hari kimwe wambutse, utekereze ko imbere hari ikindi. Ntugende wiraye, ahubwo ukomeze gusenga, ukomeze kuba maso, ukomeze kugirira Imana icyizere ko ikiri imbere nacyo Imana yiteguye kukigukiza. Kandi muri urwo rugendo nta cyago Imana izaguteza. Ibyo uzahura nabyo byose ntago bizaba bije ari umugambi w'Imana. Nibyo birakugerageza bikanakurusha imbaraga, ariko byose Imana ibirusha amaboko. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Wakire neza ijambo ry'Imana. Shalom shalom.